narakubwiye ngo Suso ashobora kugira nabi Vanilla. Sinzi rero impamvu utari kubikurikirana hakiri kare. Suso uko mureba kuriya ntago numva impamvu ari kugenda kwigira inshuti kuri Vanilla ku rwego rumeze kuriya. Ari kumwigiraho umwana mwiza, ari kugenda ugasanga ibintu byose yamugize nk'umuvandimwe, kandi ibyo bintu urabizi ko bitamenyerewe. Suso uramuzi umutima we nawe urawuzi. Suso niwe uri gukora ibyo bintu, aba inshuti kuri Vanilla. Ntabwo ari ubwa mbere ndikubwiye James, si ubwa mbere. Niba byashize byashize. Tumwice? Yes, ndashaka kumfasha nawe tumwice, tumurangize. Ndumwica. Kuransitsa yo nyishongora ugeze. Ese utekereza ko ingaruka z'ibi bintu zizansigageye? Utekereza nimba ari gereza twese tutazayijyanamo? Utekereza nimba ari ukujya mu muhanda nzajya mu muhanda ugasigara muri uyu mwobo wawe? Wanyemera tukavugana se niba nta kibazo. Cyane ubufasha bw'imiti. Ubufasha? Ari cyo nguha. Kingaho mumazi ngaho. Usaba ubwo bufasha. Rero kumbona ukunda ubuzima bwawe. Mbese ari cyo gufata. Wowe uri hehe? Wowe uri he? Wimbaza ngo ndi hehe, we mbwira ahantu uri kumwe nande? Okay, hagume ngiye kwagusanga hano. Ngiye kwagusanga none ha wihava. Sawa. Wiharaje wowe kujya untunguye Shanta, gabanya menshi tuvuganye. Waruzi ko mbabarira nta bibazo. Siga kumagara mu izina. Waruzi ko umuzamu wacu yasize afite umwana. Yasize umwana before yuko apfa. Byiza birareta. None warubizi? Tabizi. Kuki utigeze ubimbwira? Nkugisha inama se. Waruzi ko umwana yasize twiganye muri kaminuza ntamuzi, nkamugira inshuti, nkamufasha, nkamwigisha amashuri, singira ikintu na kimwe muhisha gahunda zose uzingiye nawe dufite akaba azizi, uno mwanya akaba mpindutse ngo muraziranye. Waruzi ko umwana w'umuzamu tuziranye kandi amabanga yacu yose ayafite hano mu ntoki? Warubizi ko wowe wakoze ikosa ukirukanisha se? Byambwiye ngo isaha igeza ibyacu byose agiye kubishyira ku karubanda. Kuki utigeze ubimbwira? Kuki utigeze umbwira icyo kintu? Narangiza nkamufata nkamwizera, ubuzima bwanjye bwose akaba ari ugiye kubuhenura. Kuki utigeze umbwira icyo kintu? Kwabaye umugome kenshi kugera naho watubonanye acece kukarimira. Gabanya ubugambo. Jewe ikintu ndi kukubwira kubera icyo utari gukurikirana ibintu hakiri kare. Ngiye narakubwiye ngo ibintu birakaze. Fata ibintu ugende kubikurikirana. Ahubwo ikibazo ntabwo ibintu bidafite ibimenyetso. Nta n'ikintu na kimwe wabikoresha. Ibyo bintu ni amagambo, ikintu kidafite ikimenyetso nta kintu wakimaze. Sibyo? None se niba narakubwiye ngo ashobora kumugirira nabi kubera icyo utabyumva. Urashaka kapfura, urashaka ko njye sindi no kubyumva neza impamvu ibuka. Gabanya ubugambo Sora. Urinda uvuga ngo sinakubwiye, ngewe nari muzi. Wakoze amabi menshi. Simumenye ejo bundi hari n'amezi abiri ashize mumenye. Wowe wakoze amabi menshi ntiwabona kimwibuka. Nawe uri kugera ikirenge mu cyanjye. Okay, mbwira.
ndashaka ko uriya mwana w'umuhungu nawe ava mu nzira. Ndashaka ko tumwica kuko afite ibintu biruta ibyo Vanilla azi, biruta ibyo Vanilla afite, biruta undi, mbese ibintu byose niwe ubifite, niwe uzi imva n'imvano. Ndashaka ko tumwica akava ku isi. N'ubundi izi zose ni ingaruka zo kubyarwa n'umuntu mubi nkawe. urongera kumbwira ubugambo ni wowe utumye ntangira gukora mu maraso nkiri umwana. ko ntarayakora se wayakoze ubikuye he? Wowe waba warirukanyishije umwana, umubyeyi w'umuntu mu kazi ukijisha. Simbizi mbwira, ndashaka kura nawe apfa akarangira. Narakubwiye gususo ashobora kugira nabi Vanilla. Sinzi rero impamvu utari kubikurikirana hakiri kare. Soso uko mureba kuriya ntago numva impamvu ari kugenda kwigira inshuti kuri Vanilla ku rwego rumeze kuriya. Ari kumwigiraho umwana mwiza, ari kugenda ugasanga ibintu byose yamugize nk'umuvandimwe, kandi ibyo bintu urabizi ko bitamenyerewe. Soso uramuzi umutima we nawe urawuzi. Soso niwe uri gukora ibyo bintu, aba inshuti kuri Vanilla. Ntabwo ari ubwa mbere mbikubwiye James, si ubwa mbere. Niba byashize byashize ashobora kumugira nabi, ashobora kumuroga cyangwa akamuniga. Je ntago numva neza impamvu Soso ari gukora biriya bintu. Ndamwiyiziye umutima we, ndamuzi, twariganye, ndabizi. Tumwice? Yes, ndashaka kumfasha nawe tumwice, tumurangize. Ndumwica. Kuransitsa iyo nyishongora ugeze. Ese utekereza ko ingaruka z'ibi bintu zizansiga njyewe? Utekereza nimba ari gereza twese tutazajyanamo? Utekereza nimba ari ukujya mu muhanda, nzajya mu muhanda ugasigara muri uyu mwobo wawe? Ntabyo gutekereza kabiri, tekereza ushaka icyo dukora. Genda ndabitekerezaho. Nashaka icyo kuratekereza iki? Ejo n'ejo bundi namara kumena amabanga hanze, isi yose ikayamenya. Ndakwereka icyo turi bukore. Ndava hano mbw'ikintu Ndamufasha. gukora. Wimbwira ngo uramumfasha please, ibintu byose ni ubizi. Ejo n'ejo bundi namara kubivuga, ese tuzica famiye yose? Tuzica abantu barenze 8, waretse tukamufatirana wenyine kari ubizi. Iyo haraka Fanta ntacyo ngiye ntari n'ukuri kose nagerageje kandi ndacyabikomeje, ariko ikibazo kimwe nabaye stuck. Nkeneye ikimenyetso cya DNA, kandi kugira ngo nyibone nkeneye byibuze ikintu kimwe kivuye kuri papa wa Soso. Uri kuvuga DNA? Nge ntabwo ubwanjye nakubwiye ko nipimiye DNA. Ntabwo nasipimye kubivuga, urumva nkaho wabikoze. Yego nibyo, ariko ntabwo wahamye iki, ntabwo wabihamye ibya Vanilla nawe aho bihagaze. Umva ahubwo ngiye nkubwira ikintu mfasha, sibyo? Mfasha niyo twabishyiramo wa musore ubayo yitwa Ndeharya Basi. Jesus. Yes, dukeneye kumuzanamo kugira ngo adufashe kubona iki niyo yabura umusatsi wa papa Soso. Are you out of your mind? Nine way hari. Sasa none turamushyira muri ya ureba ukuntu ameze. No, umva nkubwire, Pasi nta kibazo, sibyo? Pasi ni umwana mwiza, ikindi ari kuri side ya Vanilla. Umuntu wese ushaka gufasha Vanilla, Pasi ari bumufasha. Wagenda ukamubwira ngo Fanta, umva nkubwire, ndakwizeye, sibyo? Ndakwizeye nzi ko arashobora. Nuko ugenda gusa, Pasi ntago agoranye. Uramwegera umuganirize, umubwire ukuntu bimeze, nushaka umuhimbire story, umusobanurire, aragenda byumva. Ariko niyumva yuko ari ikintu cyerekeye mu gufasha Vanilla, nta kintu atari bugukorera. Alright, nungutse igitekerezo. Ngiyewe ndagenda mvuga ko nabuze ababyeyi banjye nkiri mutoya, kandi nkeka ko uriya umupapa wa Soso ari we papa wanjye. Noneho afashe wenda kugerageza gushaka iyo misatsi yo gushaka izo DNA. Ibyo bintu birajya. Ni igitekerezo cyiza, ariko ikintu uri bukore urabishyira mu magambo meza, wiyoroshye, ugaragaza agahinda ku buryo nawe ari bubyumve, sibyo? Kandi akwizeye ko uri bubikore. Ariko mbabarire niba ibintu tugiye kubikora, ngiye kubigufashamo nkemera nkajya muri iyo risk. Urumva James? Mbabarira
Vanilla niwe wakeneye nta wundi. Basi. Fata. Don't worry. Ibyo bintu ndabyitaho kandi koko mbirimo. Ndi kubikora nk'ibyanjye, ntabwo ari undi muntu kubikora n'ibyanjye. Thank you. Nta kibazo. So well done kandi wakoze kunyitaho. Sawa, merci. Mama please wimbwira ngo urabitekerezaho ngo iki ndakubwira ibintu byose arabifite anytime hanze nkagwagereza ngiye nyiri umwana mutoya niba nawe urashaje amagambo n'ubundi ibyaye ikibazo iracyonsa ni nanjye wabitangije itondere rero ugabanya amagambo ndagufasha turamukuraho ariko ugabanya ubwo bwangu Yo wadodoreye jya uvuga make uhe n'umuntu umwanya wo gutekereza icyo ari gukora wowe ntabwo uri kumva uremeye simubwiye ko ndi bugufashe umuntu azira urarugo turabikora birarangira njyewe ndabyirangiriza undi wajyaga kwizera uwo ubonye wese ukizera ukamariramo ibyizere uba wizera iki wamwizeraga se umuzi mwarareranywe wamwizeraga inyamaswa nkawe ku buryo nabaho ku isi nta muntu n'umwe ngirana nawe gahunda noneho utari inyamaswa uri gushaka umwica niba utari inyamaswa ko ushaka umwica se aya ni amaraso usamaze aya ni amaraso yawe amurungamo niyo akoresha ibi byose ibicuzi cyatumye nkubyara siko mbona ibintu bigeze ku rwego ntatekerezaga ko byageraho abantu benshi bagiye kubipfiramo kandi ikintu cyo kwica ntabwo nari nzi ko kizazamo ko n'ubundi ninjye wabitangije ngomba kubikora kugira ngo ibyo naruhiye mbibone nta kundi Sari. Makuru ni meza, w'amakuru. neza So Sari, mufitanye gahunda ntawe urimo Imana ishimwe ko atarimo none. none se burese gato ubyo uri kuramumbaza neza ko mufitanye gahunda bigenda gute kugira ngo uze nkaho wagira ngo ni imodoka ije muri garage ntukomanze wakagombye guhagarara ari guhuriye ugakomanga ukaza nkamukinga ukambarizayo ariko uje muri marato ese kumva n'uri umuntu usobanutse kutitwara nk'abantu basobanutse Sorry wenda nta makosa nari nkoze ariko numvaga nisanga ariko none nje. ikindi nacyo staff zamwe na sosiyete mukakemeza neza sibyo muri abantu biyemeza inshuti yaba soso yaba inshuti za mwese mu kindi nagatebo kamwe akurana ngo soso je naco mpangana nawe ntacyo mpangana nawe wakagombye guhagarara bangije kugenza None nje kumufasa. Niyo mpamvu mbanje kukubaza soso niba ari uki nawe uhari rero niyo mahirwe nanjye mbonye umunyacu. Wanyemera tukavugana se niba nta kibazo. Ukeneye ubufasha bw'imiti. ubufasha ari je wangu ikintu wabumbaza ngaho usaba ubwo bufasha Rero kumbona ukuntu abuze papa wanjye. mbese ari je mufata Ariko ushobora kuba wamfasha. Maze igihe kinini cyane nshaka papa wanjye. Kandi byemera ko papa wanjye yaba ari we uriya papa wa soso. Kubera iminsi maze mushaka n'imyaka maze mushaka. Ndahurije mu mutima wanjye ndamutse mbonye papa wanjye.
kandi nta kindi kiraro cyo gutuma namenya papa wanjye usibye wowe uri hano. none se ubu ngubu inzara yagukubise iragukubita iragukubita tereka ngende muri ruriya rugo rw'uriya mukire mvuge ko ndi umwana we yego umuntu aba muri Amerika yaje mu Rwanda ubu ngubu uratangiye kuzamura dosiye imboneza okay ibyo ntabwo bindeba urashaka kugufasha ko wamfasha nkabona kandi urabona ko mbabaye, urabona ko umutima wanjye uremereye. nyene sindi kubyumva oya wizana ibintu byo kurira jewe sindi none ubwo ndagufasha gute ndamukurangira mu bwenge niso biragenda Ikintu nshaka kugira ngo menye gusa ni ukugira ngo menye niba koko ari papa wanjye nk'uko oya buretse ibintu byo kurira ibintu birakomeye urumva ibintu birakomeye sibyo katuje ku ruhande bisobanurire neza nta kibazo rwose kandi urakoze cyane.